hari amakuru ari kuvuga ko Tshisekedi aremera kuba umusirikare kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibone amahoro. Nta nubwo yashora gisirikare imyaka ye ntabwo imwemerera. Biriya ni ibintu byashaka kubeshya. Biriya arabikora muri buriya buryo. Tshisekedi ni igikoresho. Ngiye niko mbibona. None se ntuye ukuntu babikoze. Bariya bigaragambije kugira ngo bagaragaze ikibazo ko giteye. Tshisekedi n'agatsiko ke nabo bahita bategura imyigaragambyo i Buruseli yamagana M23, yamagana u Rwanda, ngo yamagana n'ibindi byose. Muri iki gitondo tariki 5 hari amakuru yasohotse avuga ko noneho gahunda yo kujya gutera Venezuela igeze. Ntabwo nzi byabarwana, ntabwo Amerika yarwana Venezuela, ahubwo bagiye kwitera kwishwanyaguza. Banyamagaraje bakanishi namwe banyarwanda mufite imodoka zitamenyerewe ku isoko ryo mu Rwanda zigakunda kubura amapiyese yo gusimbura yangiritse, mujya mwumva bavuga ko imodoka iyi itabonerwa piyese zisimbura izishaje cyangwa se zangiritse mu gihe mwagize ibyago byo gukora impanuka. Nibyo koko ku isoko ryo mu Rwanda izo piyese nizikunze kuhaboneka, niyo zibonetse uzumva bakubwira ngo izakugeraho mu minsi 30. Nyamara inkuru nziza ni uko ubu bitakiri ngombwa gutegereza iyo minsi yose. Oya, Swatase niyo gisubizo kuri iki kibazo. Swatase igutumiriza kandi kanakuzanira spare parts za original wari waraburiye ku isoko ryo mu Rwanda mu gihe kiri hagati y'iminsi 2 n'10 gusa. Bifata gusa iminota itarenga 5 kugira ngo umenye igihe PS wari warabuze ibonekera n'iminsi bizafata kugira ngo ibikugezeho kandi ku giciro gito cyane. Mu byo Swatasi kuzanira harimo amatara y'imbere n'ay'inyuma, pare-choque, retroviseur, inzugi n'ibindi bikoresho bikunda kwangirika nka systeme ya ABS, batterie za systeme ya hybride, injecteur n'ibindi bikoresho tutarondoye. Izi PS zitumizwa mu Burayi, muri Amerika, muri Aziya, i Dubai, Korea, mu Buyapani, muri Taiwan no mu Bushinwa. Tugana aho dukorera Igikondo inyuma ya Nayebu, duhamagare cyangwa utwoherereza ubutumwa kuri WhatsApp 0788 cyangwa kuri 0787024513. Wadusura kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Instagram, YouTube, Facebook n'izindi mbuga twitwa Swatasi. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya ticket y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba no gutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya ticket y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 cyangwa 07 Ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari amakuru ari kuvuga ko Tshisekedi yemeye kujya ngo ni aremera kuba umusirikare kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibone amahoro. None niyo turufa afite. Ibyo nta nubwo yashora gisirikare imyaka ye ntabwo imwemerera. Biriya ni ibintu byashaka kubeshya. Wenda azagenda yitoza ahantu kwezi bamukubita ipeti rya general. Ariko hizo no cyangwa bari abamayimayi be bagenda bihari ya bagrade. Ntabwo kuba umusirikare ari ikintu umuntu apfa kurota akajyamo. Imyaka niba ari mike ashobora kujya muri 50 cyangwa se arayirengeje nako is above 50. Unje kubaza umusirikare hawo. Gusa ibyo sibyo genda abona ahubwo biri arabikora muri buriya buryo. Nk'ubu hariho by the way ari ikindi cy'abantu batumva. Erega buriya Tshisekedi twe tujye tumuvana mu majwi cyane. Tshisekedi ni igikoresho. Ngiye niko mbibona. Sina cyo kinyoma ahubwo niwe. Tshisekedi aho yarari kumuzana bakamukubita hariya bakamwibira amajwi nabakabira bari abajya babivuga n'abandi bose ko nta kuntu bajya kubikora n'amajwi nibo bayamuhaye. Cyakora kabira bakamubeshya yuko azafatanya nawe wenda
akagenda mu mwanya we. Usibye ko ntekereza yuko Kabila ishyerezo bazamugarura, kuko Tshisekedi no gusenya ntabwo ari umuntu wakora ibintu. Baranamugaya yuko batagirana n'amasezerano arambye kugira ngo bakore ibyo bashaka hariya, kuko ni umuntu uhindagurika, ni umuntu udafite icyo yitayeho. Imikorere ye niyo gukora biriya akora, gusenya igihugu gusa, ubwicanyi, ibiki byose. Ntabwo ari umuntu uri reliable wategeka igihugu kikagira. Nibura yuko manda ye nirangira njya numva bavuga ngo azayihindura yongera akomeze, ariko simbizi. Itegeko nshinga yongera akomeza yiyamamaza. Ariko hari ubwo bitakunda kuko ntabikora kubwe. Ntabikora nuko bashibuje bazaba kimukeneye, bakomeza akora biriya byo akora. So ibyo akora ni ibihe? Ni ibi by'ubwicanyi twavuze ndengakamere biri ahantu hose. Bari mu mishyikirano kandi barohereza abantu ku rugamba bagapfa. Za drone zikarasa abaturage bagashira. Indege nuko niko wagira. Imitwe y'iterabwoba bafashe ubwabo bazi yuko yarigizwe bari amabandi bari primitive, by the way. Abantu bitwa ngo ni mayimayi, ni abantu bakomoka kuri Murere. Bibwiraga ko barashobora gufata Murere n'umuntu watangije intambara yo kurwanya Mobutu. Bavuga yuko ngo bashobora kuba umuntu hari amazi bamurasa isasu ntirimufate. Ibyo ariko bakaba barabyaravuye mu byo bita Majimaji Rebellion. Majimaji Rebellion yabaye muri Tanzania. Hari abantu amoko yo muri Tanzania bitwagagira ngo ni Bangoni, niba ntibeshye. Hakabona abandi bafatanyije nabo kurwanya ingoma y'Abadage. Baza rero bikora utwo tuntu ngo ni Majimaji, ariko ntibashoboye gutsinda. Aba rero nabo baza kubibakopera, baza kubigira. Ari nacyo bapfa n'Abanyamurenge. Urwango rw'Abanyamurenge nari yamoko bakikije abafurero, ababembe. Ko twarivuga ariko mu kanya nabonye baje kwifatanya. Reka tubanze dusoze cya Tshisekedi. Tshisekedi abaturage be bamusetse, bamubwiye ko ari gusetsa gusa, kuko nubundi asanzwe ari umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yabivugiye mu nama i Cairo, aho yahuye n'abanyekongo ndetse ari abanyeshuri biga mu Misiri, abadiplomate, abasirikare bagiye mu myitozo. Bahuye baraganira, ababwira ko niyo byamusaba kuba umusirikare yiteguye kujya mu gisirikare kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibone amahoro. Tshisekedi yakunze kenshi kugaragaza ko nyine ari umuntu kugira ngo uburasirazuba bwa Kongo bubone amahoro ari uko nyine bagomba kurwana. Hari ibiganiro by'amahoro ubundi bimubwiye? Nibyo nkubwira, we ni igikoresho cya system. Biraje abantu gupfa ntacyo bimubwiye. Warakina kadi zo komeza kurwana no kuba ahanganisha bino bice bimurwanya. Byo bivuga ko barwanira uburenganzira bwabo, bakarwanira n'amahoro nuko babaho. Kandi icyo ngicyo bene iyo statement cyangwa iyo slogan ikoreshwa umuntu wese yayijyamo, kuko umuntu akeneye kugira haba. Umuntu ntabwo wabwira ngo handi iwanyu kandi umuntu uzahatura. Waba uri bujye hese akweretse he handi huzajya. Ese nubwo yahakwereka he haruti wawe. Ahantu ho hubatse bari ubwo umuntu yabura ngo ndahakwimura mushyira handi ubundi aguhana indishyi z'uko aguhungabanyije. Noneho bavuga ngo umuntu akuvanya hari yarugiye bamaye mu ikambi imyaka 30. Ukumva umuntu nabitekereze. Ese ubwo icyo gihugu cyo ari igihugu kitaza bacyo, kitaza bene igihugu bacyo, ngo kibagirire impuhwe. Baba mu nkambi mu nkambi bari bakuvuye gukora ibisanzwe. Ntabwo kiba bene icyo gihugu. So rero ariko niba byo bihe by'imperuka niko bimeze. Katuvuge wenda yuko nabari abarwana gusubira muri Kongo, katuvuge yuko wenda bafite ibibi cyangwa se ari abantu bagashaka mvururu. None abo tubona bari muri Uganda, mu Rwanda, ngira ni Burundi, bahunze bamaze y'imyaka za 40, bo umuntu yabashyira muri kategori ni impunzi kandi bafite igihugu cyabo bakomokamo. Kuki leta tuva yuko ari inshingano zayo kugira ngo bacyure? Kandi abo bantu nta nubwo ari n'abarwandafone gusa, harimo igihe cy'intangaza, harimo abarwandafone nabo bamoka yombi, abahutu, abatutsi n'abatwa barimo, harimo abandandi, harimo muri Tanzania harimo n'abari abafurero ndetse n'ababembe. Baragenda bakiberiyo. Abagize amahirwe nabyita yuko ari amahirwe kandi koko niyo barabatwara muri Amerika, bagenda batwariye muri za Australia na he. None se ureba abantu b'abaturage ba Kongo
wishimira yuko bajya guseranganywa hirya no hino bakajugunywa hirya no hino ku isi. Icyo kwereka yuko isi yapfuye. Iyi si nta kuntu uko imeze. Abantu abanyamerika cyangwa se bano bategeka isi bakishimira yuko batatanya imiryango bakajya kuyituza hirya no hino kandi waba uhahari, kandi bafite ubushobozi bwo kubwira no guhata. Buse ko bahase Tshisekedi ngo asinye amasezerano n'u Rwanda ndetse bakamuha no gusinya amasezerano ku ngufu yo gucukura amabuye y'agaciro bakayajyanira ubuntu. Kuki batamubwira gusinya amasezerano yo gucyura abantu abanyekongo basubire mu gihugu cyabo kugira ngo babe umuzigo uremereye woni. Noneho nta n'ikindi kinabaha ibaho intica ntikize kugira ngo barware za bwaki bapfe. N'ubundi buryo bwo kubica ni genocide ikomeza. Mu gihe se baba babona inyungu bakura nyine muri izo mpunzi arizo nyinshi kuruta uko zaba zasubiye mu gihugu cyazo. No, abakura inyungu bakura muri nicyo nashatse kuvuga ngo sinakivuga neza. Inyungu ntabwo ari iri commercial, ntabwo ari ibintu bijyanye n'ubutunzi n'amafaranga, bo barayafite nibo bayacura. Ahubwo umutungo barawutwara bakawikubira kugira ngo bawukontorore, kuko iyo bawukontoreye mwebwe ba nyirawo nta kuntu mwakwarwanya, kuko wa mutungo mwakabimukoresheje ngo barwanye bo barawufite. Nicyo bawukoresha suko bawukeneye cyane ngo hari icyo bawukora. Barawutwara bakawucuruzisha bagakoramwo iby'ikoranabuhanga n'ibindi. Mwe mwakabaye mukoresha mwiyungura mukagira ubutunzi buri mukabihomba ahubwo bakanabica. So rero icyo nashaka kuvuga. Naho ubundi inyungu yabo si ukuvuga ngo okay abunguka ni nk'abari abakozi bagererwa bakora imiryango igaburira impunzi kuko barahembwa imishahara, ariko abo nibo bunguka, nibo bafite uwo mutima. Ariko hejuru urwego rukora biriya ibyo barabirenze, amafaranga nibo bayikorera. Ari amadolari barayakora, niyo bashyizeho mu mwanya wa zahabu. Ibipapuro gusimbura zahabu muri value. Noneho barangiza zahabu kugira ngo bayikoreshe, ahubwo bakayigura bakayibakura mu isi bakayibikira. Ani bakabaha ibipapuro gusa mu buryo amafaranga. Uyu afite igihugu gifite bita foreign icyo bita ngo ni foreign reserves, amafaranga menshi y'amadolari ya Amerika cyangwa n'izindi media currencies nk'amapawunda n'amayero. Bakumva ari abakire cyane kandi babitse ibipapuro, kandi baraza bagatwara zahabu, bagatwara diyama nk'uko babikora muri za kiriya gihugu cyitwa Botswana. Igihugu gifite diyama nyinshi n'ubutunzi kandi gifite abantu bake, ariko gifite amafaranga muri banki foreign reserves, nta nubwo gikeneye imfashanyo. Nicyo cyo mu bihugu byo muri Afurika bifite ubukungu bwiza, nuko gifite abantu bake cyane kandi kikaba ari igihugu cy'ubutayu ahanini. Bityo rero kubera yuko kiraho amafaranga barayabitse bameze neza, ariko se babitse iki? Babitse ibipapuro. Umutungo kamere wa diyama baraza bakawutwara, bakaroba wibikira. Kubera izo mpamvu rero twibwira ko ari ikibazo gikomeye cyane kandi kitabonerwa igisubizo ku buryo bworoshye, cyane cyane ko uko tujya tubibona twebwe twakuze mu myaka za 60 tumenya ubwenge, twarebaga imbaraga zari zihari nk'uyu muryango wa AU wari ukomeye, wari ufite ijambo. Ariko bagiye Afurika bayinoza bayikura za kudeta bayikora bite, bakora putinga bitongone za intelligence y'abari abize, ugasanga kuko aribo barema mu bwonko bakabashyira mu byo bashaka, uko ibyo bakunda bikaba ari byo babahaye, ibyo banga bikaba ari byo babahaye, kugeza naho ibitekerezo batanga bituruka mu buryo babateguriye badashobora kwitekerereza. Ni imbohe zikomeye cyane. So rero icyo nashaka kuvuga ni icyo, kandi abacu bazagira neza nibagisobanukirwa, cyane cyane ko twagize uyu mwanya wo kubaha akanya kacu ngo bajye bumva bino biganiro bakanguke, bamenye ikibazo twugarijwe nacyo mu karere no mu gihugu muri rusange icyo ari cyo nyacyo, be kukirebera mu bindi bintu. Nko muri Kongo ukamwerekera kandi kantu ukuntu bakora muri Kongo bahashyize imyigaragambyo. Iyo niyo nari ngiye kukubwira rero. Niyo kubwira nti tutarava muri Kongo, abanyamurenge bari mu myigaragambyo yo kwamagana ingabo z'u Burundi. Niza Tshisekedi pensire ni nyine n'ingabo z'u Burundi nabo bafatanya, bavuga ko benda kubakorera nka biriya twatangira byo muri El Fasher, kuko nabo bari kubagota babuza kujya gushaka umunyu, amavuta, isukari n'ibindi binkenerwa nyine byo mu buzima busanzwe. Yego, bakavuga ko bari kubicisha inzara, kandi inzara ari rimwe mu ntwaro y'intambara
ihanwa n'amategeko mpuzamahanga. Kuki ibi byose bikomeza gukorwa kandi abavuga ko barebera abaturage barebera? None se ntureba ukuntu babikoze, bariya bigaragambije kugira ngo bagaragaze ikibazo ko giteye. Tshisekedi n'agatsiko ke nabo bahita bategura imyigaragambyo i Buruseli yamagana M23, yamagana u Rwanda, ngo yamagana n'ibindi byose. Noneho ubwo icyo bashatse kuvuga ntabwo rero babikora, bashebuja nabo babikora. Bakavuga ati biriya bintu nibiza bikagaragara, opinion, public opinion, ibitekerezo by'abantu cyangwa ibyo abantu bibaza kuri kiriya kibazo bizaba bidusebye. Bariya abantu bagiye gupfa bakeneye ubutabazi. Noneho bagakubita abandi b'i Buruseli nabo bigaragambya bagamije kugira ngo bagaragaze yuko bose babangamiwe. Indi birego Kinshasa ntibakikoresha, abaturage bo muri Kongo b'abaturage basanzwe kubakoresha kubira bagenda bakora, buriya baragenda abantu bamwe ba divided. Baragenda bagiramo ibintu byo kutumvikana. Hari abashyigikira Tshisekedi, of course abandi bari ku ruhande rwa Kabila, n'abandi bari kuri Katumbi, bari kuri Katumbi, n'abandi bantu bari kuri Ponyo, n'abari Ponyo. Those guys bamaze kugira barumvagira ngo bashobora kuba batabona neza support igaragara, bakabitwara mu Bubiligi. Rero ko bari hariya mu Bubiligi, buriya birabura benshi nta nubwo burya batekereza, ubwenge bwabo nta nubwo itangazamakuru bazi n'ibyo, ntibazi n'ibyo ibintu babyumva batyo. Ntabwo ari abantu bakora bicara ngo basesengure barebe ibyabaye. So rero kuko iyo bikoze hariya naho byakoze muri kapitali nka Buruseli y'isi yose, baragaragara cyane kuruta babandi babikoreye umurenge. That's another way of fighting. Barimo bararwana izo ntambara, kandi izo ntambara barazirwana batazi ngo barihima cyangwa se barahima abantu babo. Bariya bo ntacyo bihimaho ko bamaze kugurusha ubugingo bwabo, ntacyo babwiye. Noneho bariya bateguye imyigaragambyo bo muri murenge bagaragaza ko baguswe bagiye gupfa, kugira ngo byabo bitumvikana. Ay Buruseli bakaba bateguye, bariya barabateguye barigaragambya rero kugira ngo byumviye abari byo abantu bahanga amaso. Niba mvana n'undi bushore kumva na biriya yumve yuko ari abantu b'abasazi, bamwe baravugira abandi baravugira, mbese yo kumenya neza ikibazo ko giteye. So rero ngiye nkavuga ngo biriya ni ibintu bikomeye. Yabonye yuko ingabo ubu ngubu basigaye zagiye hariya zirakora umurimo ubu ngubu, zo zishaka yuko bari aba M23 nantuza natwe rwaneho bavaho bari bakabatera, kugira ngo mube yuko intambara isembuwe nabo. Bari nabo baranze, noneho babonye banze, ubu gahunda bakoze gira ngo ejo nibwo biri babasheringa bariya nyine Abarundi biri babasheringa, bavuga tubasheringe bino bintu baradutinza kandi twaraje kurwana, ko buriya nabo buri buryo bwo kurwana intambara. Umuntu nabari iwabo n'urugero, aha tuyari iwabo nk'abari abanyamurenge aho bari, noneho wowe waje uvuye iwanyu urashaka gutaha iwanyu, ntabwo ushobora kwamara umwaka wica ahantu hamwe muri abasirikare benshi murya munywa ntacyo mukora. Ibyo bigira bite? Bituma igihugu gihomba amafaranga menshi yo kubagaburira, kandi icyo yabajyanye mutagikora. So rero ndabireba ko bageze aho baraturumbura batika tubarase. Ejo barashiye abandi barabihorera, cyakora hari n'uvuga ngo barwaniye, ubwo wenda bishobora kuza gusanga intambara nyayo igiye kwaduka. Ariko icyo bakoze cyo sije yo kugira ngo nayo kirimo mu bintu bakoze kugira ngo niba tubashyira hamwe bagasonza, bakagira inzara, bakabura ibikoresho n'abana b'ishuri n'iki, icyo gihe rero bazaza wenda bamandike amaboko cyangwa se bahunge, tubone uko tubafata nk'isenene. Wenda abaturage bahunge, bari abantu abasirikare bahasigaye nta muntu bafite, byo birashoboka. Ariko byose ni wa mugambi. Noneho bareba bigiye kubapfubana bati katubwiye bene wacu bari i Buruseli bigaragambye, bashobora kugenda bakabashyiramo n'amafaranga, biroroshye ibyo ngibyo. Noneho rero nkavuga ngo n'ibyo ahisigana ngaka kaga katwugarije gakomeye cyane. Muri izo ntambara rero nyinshi twaburamo n'ibi ngibi birimo bikorwa. Ubonye Amerika, nahoze numva yuko muri iki gitondo tariki 5 hari amakuru yasohotse avuga ko noneho gahunda yo kujya gutera Venezuela igeze, ngo bamaze kubona yuko bamaze gufata abantu 3,200 ngo bacuruza iki ibiyobyabwenge. Ubwo rero bakaba bavuga yuko bagomba kujya gufata cartel leaders, bari bakuru b'icyo gikorwa bari muri
Venezuela ngo bagende bajye kurasa kandi ubwo ntabwo bagiye kurasa bariya bagiye kurasa leta kuko leta ntibavuganye nayo wenda babe nk'abantu baje kwifasha mu gufata abo bantu ubwo rero leta ntabwo izabyishimira of course ubwo rero nayo igomba kuzarasirwamo iyo niwo mushinga bafite ariko babeshya isi kumva yuko ari ikintu kiri aho ngaho bivuze ko tugiye kubona intambara ya Venezuela na leta zunze ubumwe za Amerika ntabwo ntuzi barwana ntabwo Amerika yarwana Venezuela ahubwo bagiye kwitera kwishwanyaguza Amerika igiye gushwanyaguza na Venezuela none barwana bate ntabwo barwana buriya ni ibintu biri aho utamenye ibyo ari byo they are very powerful intwaro bagiye gutwara gusa ikibazo bafite ni uburyo bwo kugeza abasirikare hariya ariko kurahari gusa aho bahagarara barwana ari nta gihugu kibahaye inzira ariko bandi bazakibura kugira ngo yo ku butaka nibwo biborohera gutera cyangwa se bagende bakoresha imbaraga nyinshi bari ku mazi bafite ubwato bukomeye cyane bwa marine bunyuranye izo bita amphibian tanks warships zisanzwe bagende bazishyire hariya batangire barase nibabona agataka ku gihugu gatoya ariko bijiramo ariko ndibire ko bafite ubundi buryo bundi bashobora no gukoresha badakoresha inzira y'amazi bagashaka muri buriya bihugu ntibabura agahugu bakamanika amaboko ati muze banyakubaha bakaza bakaba ariho bashyira icyo bita launching pad yo guteza imvururu intambara Pastor urakoze reka ngushimire rero shimire n'abantu mwese mwari mukurikiye iki kiganiro babwira ko ibiganiro kuri urubuga arakagaruka mugira amahoro amen.